Muraho neza, banje kubasuza kwifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bwami bw'ijuru. Iyo wagize Imana ukakira agakiza, Imana ikakugirira ubuntu, ikaguha agakiza kayo, ikakuvana mu by'isi, mu byaha, ikagukiza, ikagufata ukuboko, ikakwereka inzira iboneye. Nyuma ugatangira gusoma ijambo ry'Imana, ukaryumva, ukarisobanukirwa, nibwo ugira uti Mana ndashimye, wamvanye hari hakomeye. Kubw'iyo mpamvu rero tukaba dufite inshingano zo gukangurira abantu agakiza. Iyo wakira agakiza, wumva iteka wifuriza abandi ko nabo bakizwa, bakamenya ubwami bw'Imana, bakava ibuzimu bakagira umuntu. Nta kintu na kimwe ushobora gukora muri ino si kiruta kwakira agakiza. Ku batari bakakira wenda bashobora kwibwira bati hari byinshi umuntu ashobora gukora birusha kwakira agakiza. Ariko iyo wakira agakiza, utangira guhugukira iby'ijuru aho kwizirika ku by'isi, kuko umaze gutangira kumva ubuzima bundi abantu tutabonesha amaso, kuko tuba twibanda ku buzima bw'umuntu no si gusa utwibasira ukatwitwarira, tukumva ko kuvuka ukabaho ukagenda ariko bimeze. Ariko ubundi wakibaza uti uza hano kuri no si kugira ngo bigende gute? Kugira ngo umare iki? Ujya he? Amamiliyari n'amamiliyari arenga 100 amaze kuba kuri no si ajya he? Byongeye kandi nakubaza nti Bibiliya imaze imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbi. Ufite imyaka ingahe? Ushobora kuba ufite imyaka 20, 30, 40, 50 cyangwa 60, yewe na 70. Ukaba utarasoma Bibiliya imaze imyaka 2000. Ndibaza nukubera iki? Iyo cyo nakibajeho ndibaza narenze ngira imyaka hafi 37, 38 ntarasoma Bibiliya. None ikibazo gikomeye ni kuki ririya jambo ry'Imana riri hariya tukaba dufite imyaka 20, 30, 40, 50, 60 tutararisoma. Nukubera iki? Kandi ryitwa ijambo ry'Imana. Aho dusanga hari ikibazo gikomeye, harimo n'impamvu ishobora kubyisha inyuma ituma abantu badasoma ijambo ry'Imana. Nukubera iki? Bibiliya imaze imyaka 2000, tukaba dufite imyaka mike ingana gutyo, tukaba tutari twayisoma. Ubyibuze tugire n'amatsiko yo kureba Bibiliya moda, noneho turebe icyo bidufasha, aho kugira ngo tubihishwe. Byatewe n'iki kugira ngo byizane abantu babe bafite Bibiliya iri aho ntibayisome? Icyo ni ikibazo nawe ukibaze, ukisubize. Nizera neza ko numara kwibaza icyo kibazo ukakisubiza, bizagufasha kuboneza inzira y'agakiza. Iki nicyo gihe cyiza cyo kwakira agakiza. Twavuga tuti ibihe byose ushobora kubyakiriramo agakiza bitewe n'ubushake, bitewe n'uko umuhamagaro umeze, bitewe n'uko ijwi riguhamagarira kwakira agakiza uryitaba karame. Ariko muri iki gihe ngira ngo abantu benshi batangiye kubona ko iby'Imana yatugejejeho iciye mu bahanuzi byinshi bigenda byisubiramo, n'ibitarabaye aho bigenda biba, bigatuma abantu bakabaye bakanguka muri ibi bihe bakakira agakiza, bakava ku by'isi bakakira iby'ijuru. Kuko ngira neza ngo ngubu bamaze kwibona neza ko iby'Imana yavuze bizaba, yagennye bizaba uko yabigennye. Iki nicyo gihe cyiza rero cyo kwakira agakiza, ugakizwa, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe w'ubugingo bwawe, kuko ubu buzima turimo bw'isi buzarangira, ariko hari ubuzima buziherezo tuzabaho nyuma y'ubuzima. Nibwo rero umuntu agomba guharanira, hato utazisanga uri aho utagomba kuba. Gusuzugura agakiza. Abantu benshi basuzugura agakiza. Nanjye nari umwe muri abo, ariko nagira ubuntu, ngira Imana, ijwi ry'Imana rinzaho ndaryumva. Ariko umuntu ushobora kubusuzugura agakiza, ushobora kuba wenda ari utabizi, wenda utaragasogongeraho ngo urebe ibyiza byako, cyangwa ukagira ngo abakira agakiza bose nabo biba byayobeye,
ni abantu badasobanutse, ni abantu badafite icyo bazi. Ushobora kubifata mu buryo bwinshi, ariko mbere yo gusuzugura agakiza banza wibaze impamvu abantu bagasogongeraho benshi cyane cyane muri bo batajya na rimwe bareka agakiza. Nuko hari ibyiza bakabonamo bitaboneka muri ino si, bemera bakavuga bati tuzakurikira Kristo umwami wacu n'umukiza kugeza ku munota wa nyuma, kuko tuzi neza ko aho azatwambutsa iby'isi bidashobora kuhatwambutsa. Niyo mpamvu rero abantu bizirika ku gakiza bakakanambaho. Nanjye mwambwira ati subira mu byo wari urimo muri iriya si, ureka agakiza kawe, sinamwemera niyo yagira ati ko namaze kubona ibyiza biri mu gakiza, niko gatanga amahoro. Nta handi hantu na hamwe ushobora kubona ibyiza nko mu gakiza, ibibazo ugasobanukirwa ukabona ko iby'isi bizashira, ariko ijambo ry'Imana n'ubugingo buhoraho bizabaho ibihe n'ibihe kugera igihe kidashira, bibaho nk'uko byanditswe. Amarembo y'ijuru. Nyuma y'ubuzima haba hari umumarayika w'Imana n'umumarayika wa Satani, bose baba bagutegereje. Ese uzakirwa mu marembo y'ijuru cyangwa se uzakirwa mu marembo y'umwijima? Aho ngaho nakubwira ngo icyo gihe nikigera nta mwanya n'umwe w'amahitamo uzaba ugifite cyangwa utekereza kabiri. Gutekereza kabiri biri ubu ngubu ushobora gutekereza kabiri ukavuga ati ariko imyaka yose maze muri ino si, abantu bose babaye muri ino si amabiri arenga 100 bajya hehe? Ese njye nzajya he? Noneho ugatangira gukirwa iby'ijuru gutyo, ukitegura mu gihe ukiri hano, kuko ubundi Imana itwohereza kuri iyi si kugira ngo twitegurire gusabana n'Imana mu gihe turi aha ngaha, uburyo nitugera hariya tuzaba twariteguye. Ejo bundi nibo nibazaga, ndatekereza ndareba ko kera numvaga ko abantu bose bagomba kuzakizwa bakazabona Imana, bakazabona ubwami bw'Imana. Ariko uko ugenda usoma ijambo ry'Imana ugasobanukirwa uko abantu bamwe bagomera Imana bakayitera umugongo, abandi bagasuzugura amategeko y'Imana, bagasuzugura ijambo ry'Imana, bagasuzugura mbese ibivugwa byose byahanuwe, uhita ubona ko arimo abantu badakozwe Imana, atari kuvuga ko ari uko batayizi, ahubwo ari uko bimeze gusa, ari ayo mahitamo bahisemo. Kuko Imana buriya yaduhaye amahitamo, ni ayacu. Dushobora guhitamo gukurikira Imana cyangwa se guhitamo gukurikira inzira y'umwijima. Ariko nakubwira kuri ariya marembo y'ijuru haba hari umumarayika w'Imana guhamagara akwinjiza mu bwami bw'ijuru, bigendanye n'ibyo wakoze ukiri muri ino si, n'umumarayika w'umwijima nawe aguhamagara aho ashobora kujyana, bigendanye n'ibyo bawukoresheje cyangwa se wagiyemo kubera kutamenya. Nk'uko tubisanga muri Hosea 4:6 ngo abantu b'Imana bazira kutamenya, kudasobanukirwa. Rero ntube muri abo batamenya cyangwa batasobanukiwe, dore Imana yatugiriye ubuntu duha agakiza kugira ngo namwe tubashishikarize kugira ngo mwakire agakiza, muze dukorere Imana, kuko nyuma y'ubuzima hari undi buzima bwiza kandi bwuje, wuzuye umudendezo udashira Imana yageneye abazaba barayikoreye mu gihe bazaba bakiri muri ubuzima bw'isi. Abangira nti rero hitamo neza, ihane, kuko isi ntizahakubera. Isi ntabwo izahakubera, isi ntabwo izagukingira ikibaba, isi ntabwo izagambana ngo ubonwe neza, isi ntabwo izatuma wiyumva neza, isi ntabwo izakuvugira, isi nta kintu na kimwe izagukorera. Muri kiriya gihe uzaba ugeze imbere y'aya marembo uko ari abiri, icyo gihe bizaba ari automatique, uzahita umenya amarembo ugomba kwerekezamo, yaba amarembo y'ijuru cyangwa se amarembo y'umwijima. Ihane rero wakira agakiza mu gihe ugishoboye ko wabikora, kuko hari igihe kizagera umuryango w'agakiza nawe ukazafungwa. Ngaho rero muri bwo butumwa mbagejejeho nk'umuntu wagira ubuntu ntakira agakiza, nkambashishikariza kugira ngo muze mu gakiza, mwiyumvire uburyohe burimo n'umunyenga urimo, mubyumvira aha, kandi noneho bizabe n'akarusho muzabyumvire na nyuma y'ubu buzima, igihe muzaba muri
kumwe n'uhoraho mu bwiza bw'Imana budashira. Nkaba mbashimiye rero, mukomere, Imana ikomeze ibarinde. Like, share and subscribe, ubundi usangize bagenzi bawe ubwiza bw'agakiza. Imana ibarinde iteka ryose. Amen. Amen.